yego mw'abantu mwe mudukurikiye ndabashimira mwebwe b'inshuti zanjye abantu bankunda ndabashimira ariko nanone ndashaka guha agasopo abantu baza banuka muri comment bagutukira iki nk'umuntu koko ni byibuze nk'umuntu wifata akandika comment anuka byibuze niyo atakwiyubaha niyanyubaha bagututse ikihe gitutsi kumbona ibitutsi bibi hari abantu ukajya bugira ngo n'abantu baba muri reminanti hari abantu ugira ngo n'abazimu n'abadayimoni bakagutuka bakwitimbwa bakwita igicuca bakwita igisazi mbahaye gasopo n'undi munsi ntihazagira umuntu uzongera kunuka hano mba naje simwigeze mumamagara ngera ahangaha simwe mwahangejeje si uko bishongoraho ariko mwebwe nk'umuntu arifata agafata akandika comment ko kanuka sinkuzi ntabwo nzi nk'ubu ngubu bunukira iki koko muhaye gasopo njyewe njyewe ikintu nabonye ke wihangana oya nta kibazo nabonye keza mu mutuka ararira asaba imbabazi arimo ararira njyewe ntihazagira umuntu uzongera kunuka mbahaye gasopo ntabwo uri keza ntihazagira umuntu uzongera kwandika comment arimo aranuka sinjye wanyu sinjya kwa mama wawe sinjya kwa papa wawe ubu babanukira iki koko siko umuntu agutuka wowe ubwawe ukagira ubwoba umutima ukahagarara baragira ngo basabe imbabazi ye basaba imbabazi z'iki basaba imbabazi z'iki hari amafaranga yanyu nariye hari amafaranga yabo bamaye ninde se ubundi wayariye none se banukira iki ni ikibazo ariko niba biriya byarabaye twarabibabwiye ni filime yakinwaga n'indi niza nshyashya izakinwa irahara ahubwo iri gutegura irimo irategurwa kandi nayo bazayikurikirane ubwo rero njyewe mfashe uyu mwanya mbaha gasopo waba uri umubyeyi waba uri umupapa waba uri umusore waba uri umukobwa reka ntangire mbaye ikaze mu kiganiro nk'uko bisanzwe dutangire bazanira abatumirwa okay twagiye noneho hoya twagiye noneho reka ntangire mbaye ikaze mu kiganiro nk'uko bisanzwe tubazanira abatumirwa batandukanye nk'uko bisanzwe ntangira nshimira buri muntu wese udukurikirana we mufana wacu we mukunzi wacu udukurikirana buri munsi imbere yacu hari umutumirwa ni umusore mwiza cyane ni pastor bamwita pasteri yambaye neza yambaye agashati agakaruvati yatebereje yambaye n'agatise na congo nziza cyane nkuko biri kubibona reka wenda mubwire ngo urasa neza pastor merci beaucoup twifuza kugira ngo tukuganirize tumenye amakuru yawe ese muri iyi minsi ubayeho gute uri kuba mu buhe buzima hari byinshi twabonye wamamaza icyo kunywa uranakinywa kandi tukuzi nka pasteri twifasha kugira ngo tuganirize tumenye neza ukuri kuri hagati ya pasteri ndetse na Jado niba pasteri atandukanye na Jado ari abantu babiri batandukanye niba twifasha kugira ngo tuganirize reka wenda ngo ikaze mu kiganiro tuguhaye ikaze murakoze cyane umeze ute se ndashima Imana ko witoze cyane uyu munsi ese ko nitonda nyine nditonda uratuje cyane nkuko bisanzwe siko nta kuntu wadusuhuza nka pasteri hari ukuntu pasteri yivuga iyo twatumiye abahanzi hari uburyo umuhanzi yivuga ukamenya ko ari umuhanzi iyo twatumiye pasteri akuntu pasteri yivuga nka pasteri nta kuntu wasuhuza nabasuhuza ndabasuje mu izina rya Yesu amahoro ya Kristo abane namwe ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo no gufashwa n'umwuka wera biyoborwe namwe amen murakoze kuduha isengesho n'ubundi turasenga ntabwo twabikora tudasenze reka dusenge Mana data wa twese turagushimiye ko wemeye ko tugera aha ngaha ibyo byose n'imbaraga zawe tuje mu kiganiro gahubwo numane natwe utangirane natwe kandi usozanye natwe mu izina rya Yesu amen pastor gusa n'isengesho rigufi ry'umumaro wanze kurondogora kugira ngo natwinjire mu kiganiro neza ndagira ngo umbwire wenda cyangwa ubwire abakunzi bawe hari ibiganiro byinshi wakoze hari byinshi twabonye kuri wowe ikintu cy'amatsiko cyane cyane cyatumye nifuza kugira ngo nganire nawe cyangwa se nkuganirize wagaragaye uri kunywa inzoga wari uri kwamamaza yega ariko wanyweye ku nzoga kandi uri pasteri benshi babyibajijeho benshi babivuzeho bitera nyine bituma buri wese yibasira ni pasteri koko cyangwa n'ukubeshya ni ibiki gira ikintu dusobanurira kuri icyo kintu cyabaye nanibwo numvishe kimbajije impamvu ndi kwifata ku itama nagahinda mfite wumiwe
agahinda se kiki urambajije ngo wabonye ndi kwamamaza ngo ndi kunywa ndi no kwamamaza kandi ikinyobwa wanyweye ni inzoga byarabaye kandi nyine dusobanurire nyine kuko hari abenshi bahise bavuga ati nyamara burya nta gatwiko nta gari pasiteri. murakoze cyane kandi koko narabivuze ntabwo ndi pasiteri sinigeze nsengerwa ntabwo ubundi bagiye bamenya agaciro ka pasiteri nababwiye ko nari pasiteri ngewe ndi umukristo usanzwe rero cyagiye ku wenda bambonye ndi kwamamaza broke kari akazi munyihanganire sorry nta kibazo kari akazi broke yaramamajwe ariko bambabarire bakubabarire iki se hoya sundi ndasaba imbabazi ziki hari icyaha nakoze ubaye nk'umuntu usaba imbabazi akongera akisubira kuki bisubiye se kandi urusabye imbabazi nta mbabazi nsaba kuko nakosa nakoze si ukwamamaza kari akazi no kuyinywa byarakaye kari akazi njye sindi pasiteri siko nababwiye njye ntabwo ndi pasiteri kari akazi waje nk'umupasiteri itonde nkubwire keza impamvu nari busaba imbabazi kari akazi unzi nka pasiteri njye ntabwo ndi pasiteri siko nabibabwiye koko njye ndi umukristo usanzwe wenda nubwo namamaje broke wenda no kugwa bibamo turi abantu nibyo nasobanuye mbibwira ndabwa ni turi abantu twambaye inyama n'umubiri turakosa turarwana tugatsinda tukarwana tugatsindwa ibyo byarabaye ahubwo noneho reka nze mbibwirire yego mw'abantu mwe mudukurikiye ndabashimira mwebwe b'inshuti zanjye abantu bankunda ndabashimira ariko nanone ndashaka guha agasopo abantu baza banuka muri komenti bagutukira iki nk'umuntu koko ni byibuze nk'umuntu wifata akandika komenti anuka byibuze niyo atakwiyubaha niyanyubaha bagututse ikihe gitutsi kumbona ibitutsi bibi hari abantu ukajya bavuga ngo ni abantu baba muri reminanti hari abantu ugira ngo ni abazimu ni abadayimoni bakagutuka bakwita imbwa bakwita igicuca bakwita igisazi mbahaye gasopo n'undi munsi ntihazagira umuntu uzongera kunuka hano mba naje simwigeze mumamagara ngera ahangaha simwe mwahangejeje si uko ubishongoraho ariko mwebwe nk'umuntu arifata agafata akandika komenti ko kanuka sinkuzi ntabwo nzi nk'ubu ngubu bunukira iki koko muhaye gasopo njyewe ikintu nabonye ke wihangane nabonye keza mumutuka ararira asaba imbabazi arimo ararira njyewe ntihazagira umuntu uzongera kunuka mbahaye gasopo ntihazagira umuntu uzongera kwandika komenti arimo aranuka sinjye wanyu sinjya kwa mama wawe sinjya kwa papa wawe ubu babanukira iki koko siko umuntu agutuka wowe ubwawe ukagira ubwoba umutima ukahagarara baragira ngo basabe imbabazi basaba imbabazi z'iki hari amafaranga yanyu nariye hari amafaranga yabo bamaye ninde se ubundi wayariye none se banukira iki ni ikibazo ariko niba biriya byarabaye twarabibabwiye ni filime yakinwaga n'indi niza nshyashya izakinwa irahari ahubwo iri gutegurwa irimo irategurwa kandi nayo bazayikurikirane ubwo rero njyewe mfashe uyu mwanya mbaha agasopo waba uri umubyeyi waba uri umupapa waba uri umusore waba uri umukobwa wowe ubizi neza yuko wanga jado nyanga ukomeze ubyimenyere si ngombwa ko wandika iyi komenti si ibyo byiza nanyange abimenye abigumana abyimenyere uvuga turi urwango ndarufite nanga jado tu byigumanira hoya yes avuga ati ndamwanga ariko abyimenyere si ngombwa ngo yandike komenti kandi niyongera no kunuka amenye ko namuhaye gasopo murakoze niwo mubabaro niyo mpamvu ubonye natangiye nifashe kwitamo nabibonye kandi na kare wabimbwiye ariko reka nanjye ngira ikintu mbivugaho umuntu wandika ijambo utuka umuntu wa mugani mutaziranye umuntu utazahura nawe umuntu utazabona umutuka mujye mumenya ko mukora ibintu bitari byiza wa mugani wawe ntabwo uri keza njye mwaranutse njyana gusaba n'imbabazi unarira ariko uko biri kose ntabwo abantu duteye kimwe hari abo kubikura gutukana ntabwo ari byiza mwanga ariko bigumane wa mugani wawe ariko ntacyo reka twizere ko bitazongera umuntu gutuka aba ari umutwa ko tuzi ko nawe uratukanye kandi si kumva ubu niba umuntu yaragututse urumva ari muzima ni nk'ikihe gitutsi bagututse ukumva kimwe byibura cyonyine kimwe bibiri bibiri kimwe cyakubabaje cyane ariko se ibaze nk'umuntu kwita imbwa ibaze fata jado wicaye ahangaha ukamwita imbwa kameme nk'umugabo umva wowe unyita imbwa narize nararangije
ibyo nakoze ni wabikora ni wanabishobora wasanga nta n'ahantu mamuhuriye ahubwo duhuriye hehe se ahubwo ni nka kwa kundi usanga nk'umukiriya ashobora kuza yifite 5,000 akakirwa na nyiri duka ugasanga yisamwiryaho ati wapi ndajya handi cyangwa ibindi ukifata ugatuka Jado ngo nimbwa koko ikindi cyakubabaje ni iki kugira ngo ngera aha ngaha naravunitse birumvikana kandi igicucu umuntu wize umusazi nuzongere kugaragara kuri YouTube genda wicara ubure ibaze nawe ubuze gute se nanjye mbuze gute wigeze unzana kuri YouTube uko naje urabizi ngo nyine ngo nago dushaka kongera kukubona ni muzareke kumbona udakeneye kukubona ntakajya yireba wa mugani ese niba usomye titre bakavugamo Jado uragifungura icyo kiganiro kihorere ntuzongere kunuka ni gasopo nguhaye nambabazi ngusaba nazo Jado wirakara kandi ntago narakaye ibyo ni ibisanzwe umuntu wese uzwi ibyo byose bimwe hari kuzabimenya wowe nibwo bisize ihangana ariko uko biri kose twizere ko babyakira cyangwa se babyumvishije ubwo ntihazagire umuntu wongera gutukana ntago ari byiza nta nubwo kandi nyamara wowe utukana umuntu agututse ari wowe ugiye mu kiguce waba barakurusha ariko reka twizere ko basi bitazongera pastor rero reka wenda nkubaze ku kindi kintu hari amakuru mfite ko ushobora kuba wasinyiye ariko se gusa imirimo y'Imana se imirimo y'Imana ubwo rero ntago nshaka kubivuga kuko mbifiteho amakuru makeya ariko ndagira ngo nyine ubinyibwirire ubitwibwirire wa mugani abantu bagutuka uri mu kazi uri kwinjiza bamenye ko Imana igikora bari kugutukira uri kubyinjirizamo iyi fanta no gupfa kuyinywa wayinywa utakoze se ntago ari buri singurira uyinywa wakoze urumva rero niba bagutuka ugakomeza akazi kawe muzanuka nywa agafanta ibashimwe n'uwite bazanuka nywa agafanta banuke ry'umureti ejo ry'inkoko mbabyibuha nzababyiba umva harya ubabyibuhanye umva bazakomeza kunukaho kunanuka mbyibuhe ubwo basi rero bashatse banyiyunga bakavuga ati mukozi w'Imana turayamanitse imirimo dore nk'ubwo tuvuye gusinya kontara ayo makuru niyo niyo mpamvu abantu bari kunywa aha ngaha bishimye abantu bose hano bishimye ndagira ngo ayo makuru ese wasinyiye hehe wasinye amafaranga angahe wasinyiye ibiki muri make ko ntago tuzi ibyo wasinyiye duha amakuru hari ikibazo ntawe uri bukwambure humura nayawe ngiye gutuma abantu bagira icyambabarira oya nyine n'abagutuka bumvi yuko nyine buri mu kazi twabanje gusinya muri bloke twarabibonye bloke zaramamajwe nubwo muri kunuka ngo namamaje bloke sorry none uyu munsi noneho nasinye kontara n'igaraje ikora imodoka fresh yaba moto yaba amagare wow miliyoni zingahe nta mafaranga ariko si make n'amafaranga menshi ntabwo ari make kubw'umutekano wanjye ariko si make ese ibyo birakubibona gute kuko urumva wenda utuye uzwi batuye bakuze ariko uri kubona akazi kenshi muri iyi minsi birakabye uzi impamvu ndimo ndakabona se mfite abanzi ubu mfite abanzi niba ari gutuma iyo ufite abanzi niko Imana igenda isuka imigisha ntabwo ubizi kwiyongera kw'abanzi bawe niho migisha yawe niko kwiyongera kw'imigisha yawe yes kuko barakwanga none se bune sinigeze kubivuga hari abantu banegera hamanuka Uwiteka akanyuza ahazamuka hari abanegera ahazamuka Uwiteka akahita anyuza ahatambika ubwo urimo urumva rero niyo mpamvu bafata ubusa ariko gusa kontara nayisinye rwose ku igaraje ryiza ubwo iryo garaje se ufite imodoka se zagenze nese ubwo uri kumva koko imodoka koko ni ikibazo mbajije nawe imodoka uraho ufite n'ibihumbi 500 ukagura imodoka na n'umuntu bakibaza ikibazo ngo ufite imodoka hoya imodoka no mu byifuzo abantu basigaye basengera imodoka ntago irimo ahubwo utumye wenda ngira amatsiko ni cye cyifuzo usenga uvuga ati uri umukristo yega ariko burya mu kintu cyose urimo uvuga ati ndifuza kugera kuri iki Mana mfasha ngere kuri iki kintu cyangwa mbone iki kintu ni cye cyifuzo ukunda gusaba Imana cyane ndimo ndasengera umugore iguha umugore se waramubuze se oya ntabwo wabuze umugore bajya bavuga ngo iyo ufite amafaranga ntabwo umenya umukobwa ugukunda bya nyabyo bivuze ngo utayafite nibwo ubana iyo utayafite nibwo umenya umuntu ugukunda bya nyabyo ushakisha akantu waba yashyize ubanza uyabure ubanza umubone oya Imana izamuka abakobwa barahari ariko nyine abo mu maroro ntabwo ni bake
bwira wenda muri ayo mafaranga wanze kuvuga umubare ntacyo wenda n'ubushake bwawe nta kibazo bwira wenda nk'ikintu nk'umushinga ugiye kuyakoresha amafaranga ni menshi ariko kavuga ati ngiye gushiga business runaka ngiye kuyakoresha iki kintu kugira ngo twumve niba koko ejo bundi tuzabona umusaruro w'aya mafaranga twavuga ayo mafaranga bamaye nayo kurya ayo kurya gute ntabwo utuye urya se oya nyine nayo azamfasha buriya azatuma nayo kurya gusa nta kintu uzakora cya business urumva amafaranga ni menshi ko biri kose ntago yajya munsi ya miliyoni rega n'ubundi nzapfa niyo mpamvu rero impamvu uri kurya gusa niyo mpamvu ndimo ndarya gusa nyine nose uragira nkora iki kuno bundi utari kubyibuha uri kurya bijyahe Yesu we ndananutse se njye ndananutse hoya ubu ndananutse urabyibushye none se ndananutse koko gusa nawe ntugakabye ujya ubona ubyibushye ukuntu rega buriya kubyibuha si inyuma umutima ubwo ufite umutima ubyibushye cyangwa mu mutwe yabyibushye nta kibazo ariko gusa ameze neza ndakomeye biragaragara urasa neza wambaye inkweto nziza kontara dukomeje kuzisinya kontara biri kugenda neza mu kazi cyane noneho ngiye mu minsi iri imbere nshobora gusinya kontara ya nuza yakise se nyivuge nta kibazo oya nta kibazo bivuga none se kari ibyawe aha nzabivuga mu gihe cya nyacyo kontara y'iki utambwira ko wisubiye kontara y'iki ni uruganda rw'amabati rwamamaza rukora amabati ugiye kwamamariza noneho felicitation umeze neza mu kazi rwose rega uwiteka umunsi yambwira ngo mwana wanjye haguruka nahagurutse bizwi neza yuko ngomba kubigiramo umugisha kandi courage biri kugenda biza neza rwose tuguhaye felicitation noneho rero ndagira ngo duse nabinjira mu buzima bwawe bwite tuvenda mu byo akazi ukora mu bindi twinjire nka pasiteri kuko ntago hari abantu batazi uburyo bayeho batazi wenda akazi ka buri munsi urumva ibyo bya contrat cyangwa se kwamamaza n'ibiraka akazi ka buri munsi pasiteri mu busanzwe akora kayi kazi cyangwa se jado akazi ka buri munsi ukora ese akazi kakwinjiriza ni akahe ukora iki utuye hehe nyine kugira ngo tumenye neza ubuzima bwawe ubu ni ukuvuga ngo kameme ikiganiro nibwo gitangiye birumvikana nibwo gitangiye nibwo tugitangira kuko nibwo nyakiriye n'ubundi ndagira ngo tubwire utuye hehe noneho muri iyi minsi cyangwa se uri kubaye murakoze kunyakira nta kibazo ariko murakoze kunyakira nishimiye kwinjira mu kiganiro neza Jado ni umusore mutoya wahawe umugisha n'Imana nuye Kimisagara Jado aba mu rugo aribana afite umugore n'abana Jado yavuye iwabo kera aba muri ghetto ndi wanjye ni muri ghetto ariko gusa kubw'umugisha Imana iri kugenda itanga mu minsi iri imbere hazaba ari iwanjye nkora downtown mu biki downtown uracuruza mu bintu by'abana imyenda y'abana pampegisi kutaribize ngo abantu bagiye kugurira reka namamaza downtown barakwikiye dufite ranjete zayiturize pampegisi zayiturize evi baby kuri kwamamaza se bonjour imyenda y'abana y'ubwoko bwose ni downtown imbere ya ragarete ukihagera naho ngaho urahabona icyapa mbega uhamagare na nimero ndaza kuza kuzibaha oya Daniel kwamamaza biremewe mwatura muri minota 40 usibyo ngibyo ikindi nashaka kubaza wenda nagira ngo umbwire tubwiye wenda aho tuye n'uburyo bayeho ndagira ngo umbwire winjiye mu bintu bya entertainment ryari kugaragara nyine ku ma YouTube ku ma televiziyo watangiriye kugaragara ku itangazamakuru shasi na kera pe nuko wenda nazamutse cyane ariko si kera 2018 wakuraga ibyanyu n'iki kuko abenshi kumenye ejo bundi icyo gihe natangiye nyina muri filime yitwa Icyomoro bivuze ngo wari utuye n'undi uri umukinnyi wa filime hari abakubonaga bakagira ngo bije mejo nyine cyangwa bitangiye vuba rero urumva ko umaze igihe ubikoramo gusa nyine nagaragaye wenda nazamutse vuba ariko ubundi shasi kera pe
hagari kera tubimenyera ibintu bya entertainment ibintu bya YouTube niyo mpamvu wagiye kuri kamera neza iyo ugiye ukanga abantu ariko se nawe ata nagaru kubakanga nuko ni amavuta y'Imana twasutsweho amavuta waba warabatijwe mu idini usengeramo none se ariko ndumiwe ni ukuri kw'Imana nase mungubu ibiseka birashoboka se abakristo kandi batabatijwe umukristo se niki ko umukristo nuko ubusenga ariko ushaka kuba umukristo njyewe narabatijwe mbatirizwa mu mazi menshi mbatirizwa mu mwuka wera yes kubona utameze neza kubiyuwe wa muntu wese hoya nyine si bura depere twababwiye batukana hoya bari abona problem hoya barasibwo wawe kibitekerezaho ibyo meze neza ahubwo wembaza uri muri mudo bivuze ngo ntago nyeremo ni ufite murare nawe ibintu nanzi kukubaza nyine ndi kubona hoya bimbaze bigutwaye iki bitwaye iki kubaza nakazi kawe none twicaranye uri kunywa fanta yega ariko uko biri kose hari igihe wenda ushaka kuvuga ati kanywa kugasembuye ntago ushaka gusoma ku nzoga hoya ntago njya mu nzoga ariko wigeze kuzinywa mbere utarakizwa wigeze kunywa inzoga hoya wibihakana niba byara hari ibyaha nigeze nkora inzoga ntago ari icyaha kunywa inzoga gusambana sinigeze mbikora kunywa inzoga ni iki no gusambana jado erega ntago ari icyaha kunywa inzoga si icyaha icyaha nicyo zagukoresha none se wibuka kumbajije ngo waba unywa gasembuye ukubwiye ko nakanywa ngubaza niba utarigeze uzinywaho mbere urampakaniye umbwira ati sinigeze nzinywa sinigeze nanasambana ubu uri imanzi cyane umuntu w'imanzi asa nawe ariko se njye ndi imanzi ako njye ndi imanzi isengeye rwose kuko ibyo byaha byose narabitsinze reka wenda kubutaranywa inzoga ni byiza ubwo ntuzi uburyohe bwazo suzi n'ikibi cyazo ariko uburyohe bwo ntabwo byose birarura ku bijyanye wenda no kubutaranywa inzoga nanjye kubaza nyine ikibi wabibonye mu nzoga ariko nsanzwe utarazinyweye ni igiki ubona nyine ubwo ngiye kubaza ku bijyanye n'idini ryawe ho gatoya kugira ngo wenda tubashe kugira ngo nabyo tubimenye uko byitwara wabwira iki tandukanya umuntu unywa inzoga n'umuntu utazinywa tuzi ko nawe uvuze ko kunywa inzoga ari icyaha kuki wumva ko kunywa inzoga ari icyaha nuko ari icyaha gute se nyine icyaha ni cyo ubundi impamvu ari icyaha nyine ubwacyo ni iki kuko niba kunywa inzoga ari icyaha ubwo abantu bose bari hano bakoze ibyaha uri kubona abantu ukuntu bangana bose bari kunywa inzoga uretse twe ni ibyaha nyine kuki wumva ko ari icyaha impamvu ari icyaha buri inzoga ni ikintu unywa mu mutwe bigahinduka zikaba zishobora gutuma ukora ibyo utakagombye gukora niyo mpamvu bivuga ngo vino ni umukobanyi ni ukuvuga ngo iyo unyweye inzoga ushobora gutuka umuntu kandi utari ufite gahunda yo kumutuka ushobora kuba wagirira nabi umuntu mu bundi buryo bwose bugiye bushoboka kandi utagombaga kubikora ni ukuvuga ngo inzoga ni ikiyobyabwenge niyo mpamvu rero nshaka kukubwira ko ari icyaha kuzinywa kunywa inzoga ni icyaha ubwo tufata ko kunywa inzoga ari icyaha nta ndahitanywa inzoga kubera iki hari inda ariko zitanywa nta ndahitanywa inzoga ibaho izo uzi zose zinywa inzoga ntazo nzi ariko wabwiwe n'iki se ko inda zitanywa inzoga zitanywa inzoga zinywa inzoga nuko nagiye murirana z'ahantu hagiye hatandukanye no mu makaritsiye aho dutuye ziba zihari nk'umuntu usenga cyangwa se nk'umukozi w'Imana iyo uzinyuzeho uzibwira iki cyangwa se ni igiki ukora nyine urumva niba uri umukristo byanze bikunze ku bantu bari mu nzira mbi ufite ijambo babwira iyo uzibonye wowe ubitekerezaho cyangwa ubabwira iki nta kintu nzibwira ndigendera none se ubwiriza gute? Nta kintu nzibwira ndigendera. Kubera iki se kandi ushinzwe umurimo w'Imana gushyira abayobye umurongo kubasubiza mu murongo. Kuki nta kintu uzibwira nyine nk'umuntu? Abakozi b'Imana ni benshi bazanazibwiriza zira zo ku muhanda. Gusa nyine nanone kuzibwiriza suko ntazibwiriza. Ariko gusa nanone hari igihe ureba umuntu bitewe na situation nibiharimo ukareba ahantu uri bumuhere ukahabura. Kubera ko nk'icyambere ndamutse ngeze imbere y'inda ngiye nko kuyibwiriza hari igihe ushobora kutimbwira ngo uragura ati nangaye mugani nibyo ubwo urimo urumva rero ikikubaza ngo nangahe tayari ibyo kuvuga birabura. Niyo mpamvu basi izagenda izifata izikure ku muhanda izizane mu rusengero zakirira ubutumwa bwiza mu rusengero. Si ibyo ngibyo
aho ziri zose zikizwe zijye mu rusengero zimenye Yesu zijye zambara imyenda miremire zikwize. hari ibintu wenda bimaze iminsi biri kwaduka twese tubona ntago ari njye nyine abantu benshi barabibona bijyanye n'ivugabutumwa abapasiteri cyangwa se abantu bavuga ubutumwa bw'Imana cyangwa nakita abiyita abapasiteri, nyamara ugasanga nyuma atari bakenshi ujya kubona ukuntu umuntu araje aragusengeye ibintu bijyanye no kwerekwa. Wenda ntabwo uri umupasiteri kuko biri kose niba usenga hari icyo biziho. Hari igihe umuntu aza akavuga ati neretswe iki kuri wowe, nkweretswe kwiki, mbonye ikimana yakunumye hiki ku bintu bijyanye n'iyerekwa. Wowe ese wowe ujya ugira iryo yerekwa? Njyewe ujya werekwa abantu njyewe impano mfite ndi evangeliste ni ijambo ry'Imana ibijyanye n'ubuhanuzi murabizi namwe byabaye ko byari ugutwika mumbabarire izo mpano zo nazo mfite ariko gusa abakozi b'Imana abanyabo bafite yerekwa barahari abahanuzi barahari. None se kuki akenshi abantu baribaza kubera iki Imana ijya gutuma umuntu kandi yakakwibwira ubwawe kubera iki Imana igomba nk'ubu ngubu jadiye Imana ikaza ikakubwira ukaza ukambwira kubera iki nyine Imana itaza ngo inyibwirire ikaba ari wowe uza kubwira njye ibi ninya. Ni urugero uramutse ugiye kwa perezida uragenda ukahita uvana iwanyu ukahita ugenda ukahita umugwaho cyangwa bisaba inzira nyinshi hari aho ubanza guhera kugira ngo umugereho, hari abaguha uburenganzira bwo kumugeraho. Buri murumva rero no kumana nuko bimeze no kumana uguhara aho bibanza kunyura no kumana. Hari abantu bafite ubwo butwari, hari abantu bafite ubwo bushobozi bwo kugera imbere y'Imana kubera yuko tuvuga twese nabwo ariko twahawe impano z'ubuhanuzi si uko itanagusanga ariko hari umuntu ufite iyo mpano y'ubuhanuzi cyangwa ufite impano yo kuba yavugana n'Imana. Niyo mpamvu mva abahanuzi bariho. Ubwo urimo urumva rero nkawe ntabwo wagenda ugere kwa perezida, hari ahantu banza guca kugira ngo noneho baguhe uburenganzira bwo kugera kuri perezida. No ku Mana nuko bimeze, hari abakozi b'Imana. Ndagira ngo ugire ijambo utubwira ryo muri Bibiliya. Hari ijambo abuze ryo muri Bibiliya? Njyewe guhera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Yesaya ibice 48 umurongo wa 7. Kanze ndibasomera ibyo byiza gusa ndanarifite mu mutwe ariko hari abantu batabangwa nibyo shakisha ndababwira. Ni 200 ngiye kora ko tuzajya ngo ntabwo twageze. Oya ko biri kose ntago waba wambaye gutyo kubwa costume. Ufite Bibiliya cyangwa Bibiliya? Ndayifite. Bibiliya no muri telefone abamaze Bibiliya. Ntabwo bisa. Yesaya ibice 48 umurongo wa 7. Kadusome sasa Yesaya ibice 48 umurongo wa 7. Ijambo ry'Imana riravuga ngo biremwe none hasi bya kera kugeza uyu munsi ni wigeze kubyumva kugira ngo utavuga uti nari mbizi. Bararyumvise biremwe nonaha ubwo ridusobanurire neza. Ni ukuvuga ngo icyo iri jambo rishatse kuvuga icyo gihe wenda mbisobanurireho gatoya. Ni igihe uyu mugabo witwa Yesaya Abisiraheli bari baramaze kurambirwa imvugo y'Imana, baramaze kurambirwa icyo navuga ngo amasezerano y'Imana kubera ko ngo babwirwaga amasezerano ariko ayo masezerano agatinda gusohora. Noneho Yesaya aza kureba mu mitima yabo kubera ko afite imbaraga z'Imana, abona abo bantu bamaze gutakaza ibyiringiro, abona abo bantu bamaze kujya kure y'Imana, aravuga ati ubwo bimeze gutya noneho hakenewe ijambo riri buze noneho kandi rikanakora. Nibwo Yesaya hari no jambo rero riri muri kino gice cya 48 umurongo wa 7. Ijambo rivuga ngo biremwe none hasi bya kera kugira ngo utavuga ngo nari mbizi. Noneho Dawidi nawe agiye kubivuga neza muri Zaburi ibice 30 umurongo wa 6. Urumva aravuga ngo icyakora kurira kwararira umuntu nijoro mu gitondo impundu zikavuga. Kurira kwararira umuntu nijoro mu gitondo ugaseka. No kuvuga ngo icyo yashatse kuvuga ushobora kurarurira ariko mu gitondo ugaseka. Byanashoboka ko wakwirirwa urira ninjoro ugaseka. Urumva uko biri kose mbese ntago ushobora kumara umunsi wose urira. Ni ibintu bitabo kubera yuko ushobora kurira. Icyo yavugaga kurira ni ukurizwa n'ibikomere ufite. N'ibibazo ufite. Ushobora kurira kuko wabuze urubyaro, ushobora kurira kubera uburwayi runaka, ushobora kurira kubera inzara cyangwa se ibindi bibazo, ariko ushobora kubwirirwa ninjoro ukarya. Ushobora no kubura urubyaro ku manywa
nimugoroba ugasama. ariko hari ababurara bakanabwirirwa aba bantu baba icyo nshatse kuvuga nubwo abwirirwa kanaburara ariko si ibihe byose, ntabwo ari ibihe byose. ubwo urimo urumva rero, niyo mpamvu nakubwira ngo umuntu ararira ariko akanaseka. niyo mpamvu twebwe ubuzima bugenda buhindagurika, ariko Dawidi yarongera aravuga ngo nta wundi muntu ushobora gukorwa n'isoni kereka umuntu uva mu isezerano ari nta mpamvu. ubwo urumva rero imirongo yo muri Bibiliya yafasha abantu ni myinshi, ariko iyo ngiyo ni myinshi. nagira ngo ndebe yuko uzi imirongo yo muri Bibiliya ubutwe, ariko nk'umuntu usenga ntabwo wabaho utazi. mwarasenze winjiye idini ryari rero nyine wakijijwe ryari? kuko uko biri kose ntabwo wavutse ngo uhite. nakijijwe 2016. ni na kera cyane, hashize igihe. hacamo igihe. ari ubwo nyuma yaho ntabwo wari umukristo? ni ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo nari nyishijwe. ariko twambwiye ko utanywaga kandi utari unakijijwe. none se kuba nanywa iyo nzoga cyangwa nsambane nta bindi byaha nakoraga? ntabwo byabura. umaze imyaka ingahe mu itorero? kandi n'ubu ngubu biraba. n'ubu biraba. baravuga ngo ni intungane bwira icumuye karindwi. Yes. ariko uko biri kose iyo ucumuye ukishyira imbere y'Imana, Imana irababarira. gusa nanone ntabwo bivuze kuyimenyera kugira ngo ujye ucumura uyu munsi n'ejo wongere ucumure. bisaba niba ukoze icyaha runaka ukakihana, wirinde kuzongera kugikora ukundi. ndagira ngo mbwire nk'umukozi w'Imana cyangwa se umuririmbyi ukunda mu bintu n'indirimbo za gospel, nihe ndirimbo ijya igufasha? ntabwo nkwiye ngo uririmbe nyine indirimbo ukunda nyine kumva umukozi w'Imana nkunda ndikunda kubera ko nanjye ndi umuririmbyi. uri n'umuhanzi se? oya se. mwumvishe indirimbo zanjye se? uri umuhanzi? reka nze nkumvishe indirimbo zanjye. mbese ko utari se twebwe ibintu byacu biba reka nkumvishe indirimbo yanjye. twumvishe koko ni ya gospel? ni gospel nyine, ntose urumva yaba ari iki? nzi ko ari iy'isi. ifite n'indirimbo ifite singiye se nuri kuyumva? ifite amashusho se? dore singiye se. wenda reka uze muri eshanu. nose kutazikora ngo zijyanje zisohore ziha amashusho uze mu isura y'umuhanzi, kuko urumva uri umuhanzi ariko ntabwo tubizi, ntabwo twari tubezi. ariko nyine mwebwe nimwe mugomba kubigiramo uruhare kugira ngo mutume impano zacu zimenyekana. niyo mpamvu nyine twifuje kugira ngo ufite indirimbo zingahe? mfite indirimbo enye. wakoze wenyine cyangwa hari mfite iyitwa warandengeye, mfite iyitwa gumana nanjye, urumva, mfite iyitwa isezerano, mfite indi yitwa imbaraga. urumva mu minsi mikeya nshobora kurucinga album. harabura indirimbo ebyiri. ni ukuvuga ngo harabura indirimbo ebyiri zonyine kugira ngo album yuzure. uri guteganya iki ku bya muzika? urumva uzakora, kuko ushobora kuba uzifite ariko ukaba udafite gahunda yo kuba umuhanzi. uri kumva uzashyira imbaraga ukagera ku rwego rwo kuba umuhanzi, indirimbo bakazikina kuri radiyo, zigakina kuri televiziyo, cyangwa uzarekera aho ngaho ukomeza ibyawe by'akazi byawe? byose bizakorwa. byose bizakorwa, indirimbo zizakorwa. kandi ninjira mu bintu byo kuririmba nabihaye umwanya, kuko nzi kuririmba witonde. tucishirizeho se, ibintu bizagenda neza. tunyurizeho twumvise. kereka najya umuntu umamagara umbwira ko ashaka gukora ashaka nko gukora video, nibwo nzayiririmba. reka wenda tubwire abantu muri comment izo gutukana tuzireke, umuntu ubwo wifuza kumva. hoya nanone abashaka kudutuka ubareke nabo batuke. rega nabo hari umuntu ugutuka, agatuza mu mutima akaruhuka, akumva araruhutse. yego sha uwo mubabaro nako gahinda jado mukamusukeho. reka wenda turi gusoza ikiganiro kugira ngo nkureke bikomereze mu murimo w'Imana aho wari ugiye. ndagira ngo ugire ikintu ubwira abakunzi bawe cyangwa abafana bawe, nguhana felicitation mu kazi kawe ko kwamamaza izo miliyoni, nubwo uzi kuzirya wenyine ariko ntacyo natwe uzatwibuka. uvuga miliyoni ni amafaranga. miliyoni ukagira ngo ni nyinshi. oya wivuga amamiriyoni ni amafaranga. amafaranga yawe nakibwiye ari wenyine ntakundi, ariko ndagira ngo ugire ikintu ubwira abakunzi bawe bagukunda uko biri kose, nubwo hari abagutuka hari n'abagukunda. gira ikintu ubwira abakunzi bagukunda, abagukurikirana, ugira ikintu ubwira abo badutuka bagututse, ijambo bagenera, ubundi ubabwire na nimero yawe. uratanga nimero yawe, kuyitanga ari ikibazo cyangwa ntago? aho reka mbabwire nta kinuza. reka mbabwire abo ngo bankunda ndetse n'abatankunda. abankunda namwe ndabakunda, kandi n'abatankunda nabo nababwira ni mukomeze courage, mukomeze mugire urwango mu mitima yanyu,
nta kintu bizatwara Jado kuko nunyanga ntabwo bizatuma ndara nariye uzanyanga ngo meze nk'ubyibuhane ubwo rero ntabwo nabura kukubwira nawe unyanga njye ndagukunda njye nta rwango mfite ubwo rero mwumve yuko abafana bacu Imana ibaha umugisha kandi tuzakomeza kubana cyane 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 ubu ngubu muri showbiz abantu bavuga ngo ntabwo mushaka kongera kumbona ahubwo mugiye kumbona cyane ugiye kubatera umujyi wenda ndi gusoza hari ikintu nibutse hari video nigeze kubona uri gusengerwa n'abapasiteri batandukanye ubwo kari kancitse kandi ubwo kandi nandimo ndasengerwa n'abapasiteri batandukanye nibyo bya bihe nari mazemo iminsi nahagaze neza aribwo bya buriya buhanuzi abantu badusetse ari byo byiriya za broke niho rero abakozi b'Imana bafashe umwanya wo kunsengera ndavuga ntibashumba banjye rwose nimusengera inama yanyu nta kintu bitwaye kandi amasengesho yabo nabo ndabashimira cyane yagize umumaro ukomeye cyane niyo mpamvu wabonye mfukama ibyubahiro byose mfite mbishyira hasi cyo bita gushyira ibyubahiro hasi bivuze ngo kiragiye bari kugusengera wayisusukaho ya mavuta wowe no kuvuga ngo ibyubahiro nabishyize hasi kuko njyewe iyo mfukamye urumva ibyubahiro byose mba nabishyize hasi niyo mpamvu rero nta mpamvu yo kwiyemera cyangwa kwirata kandi namwe Kigali 250 mwakoze ku mwanya wanyu nubwo mu by'ukuri ninjye muntu navuga ko ari ninjye wari ukenewe ndabona siyaka manager ari kumamagara dufitanye gahunda ubwo rero mwakoze kudutumira nawe rero wakoze ariko ndagushimira ku mwanya wawe wemeye kuduha twagira ngo tuganire kuri buri kimwe kuri Jado cyangwa se umwita pasiteri mukozi w'Imana tumenyeho byinshi bitandukanye ku buzima bwe ndetse n'ibyaye biri kumuvugaho muri iyi minsi reko yadusobanuriye reka ngushimire no bishaka uzayibaha ntabwo uri buyivuge ngo ntacyo ndaza kwivuga wayishyiraho nta kibazo nushaka uze kuyishyiraho uyifite se turashyiraho nimero yiwe ubu uzifuza kugira ngo amuvugishe ubwo muzamuvuga washyiraho iyanjye washyiraho iyawe ndashyiraho iyawe iyanjye si kubera icyarage iyawe kugira ngo uzashyiraho iyanjye abantuka bazanuka babikwibwirire kuri telefone yawe ariko kuki mutabimbwira mujye mumamagara munuke ndashyiraho nimero ya kugira ngo bijye biborohera bijye biborohera umuntu uri kumwibwirira none naho uruhuka kujya kubinyuza abantu bose ngo babibone ko watukanye ntago ari ibinyarwanda gira discipline unuke mwibanga unyure mu gikari unuke ebana nanjye nzajya nkwemerera unuke rwose asigaye witahira ubuse kunuka muri comment koko si byiza ke iminota yabaye myinshi nawe buse iki kiganiro wakoze kingana gutya urakoze cyane reka wenda ngushimire reka wenda nkore kugiye gukomeza akazi kawe nkubwira ko ubutaha ariko nihagira bifuza kugaruka kuri Kigali cyangwa kuri kamera zacu uzatwemera ugaruke uzagaruka kuko biri kose ntabwo wazikuramo abantu bashaka ko kuzagaruka tuzakora ikiganiro ndi kugusengera wagisha reka wenda nkureke wigendere mbwira buri wese dukurikirana gukora subscribe nawe atayikora mbwira ngo gukora subscribe share na comment kandi mbabwira ko bakunda cyane bari muri Amerika bari mu Rwanda mu gihugu mu nce zitandukanye mbabwira ko bakunda cyane ikiganiro kugaruka ciao ciao